Hello guys, as always I'm yours teacher Cedric. So in today's video we are just going to talk about connecting ideas, linking words, amagambo yo guhuza ibitekerezo mu cyongereza. In English we use linking words, connectors, to join ideas and make sentences flow smoothly. Without them our speech sounds broken. Mu cyongereza dukoresha amagambo yo guhuza ibitekerezo kugira ngo interuro zibe nziza kandi zisobanuke. Iyo utayakoresheje amagambo yawe asa n'ayatandukanye kandi atagira umurongo. Common linking words and their meanings. Tugiye kurebera hamwe ayo magambo yahuza ndetse n'ubusobanuro bwayo. Ku ikubitiro irya mbere ni however, nyamara cyangwa se ariko. However, nyamara cyangwa se ariko. Urugero, I wanted to help, however I was busy. Nashakaga gufasha gusa nari mpuze, cyangwa se nyamara nari mpuze, cyangwa se ariko nari mpuze. I wanted to help, however I was busy. Nashakaga gufasha ariko nari mpuze. Urugero rw'ijambo rya kabiri ni therefore, nicyo gituma. Therefore, nicyo gituma, cyangwa se kubw'iyo mpamvu. Urugero, it was raining, therefore I stayed home. Imvura yari iri kugwa, kubw'iyo mpamvu cyangwa se nicyo gituma nagumye mu rugo. It was raining, therefore I stayed home. Imvura yari iri kugwa, nicyo gituma nasigaye mu rugo. Ijambo rya gatatu ni moreover, ikindi kandi cyangwa se byongeye. Moreover, ikindi kandi cyangwa se byongeye. Urugero, she is smart, moreover she is hardworking. Ni umuhanga, ikindi kandi arakora cyane. She is smart, moreover she is hardworking. Ni umuhanga, ikindi kandi arakora cyane. Urugero rw'ijambo ryunga rukurikiraho ni furthermore, byongeyeho cyangwa se nanone. Furthermore, byongeyeho cyangwa se nanone. Urugero, this book is so interesting, furthermore it is easy to read. Iki gitabo kirashishikaje cyane, byongeyeho cyangwa se nanone kiroroshye kugisoma. This book is so interesting, furthermore it is easy to read. Iki gitabo kirashishikaje cyane, byongeyeho kandi biroroshye kugisoma. Irindi jambo ni although, nubwo. Although, nubwo. Although he is young, he is very wise. Nubwo akiri muto, ni umuhanga cyane. Although he is young, he is very wise. Nubwo akiri muto, ni umuhanga cyane. Irindi jambo rikurikiyeho ni even though, nubwo cyangwa se kabisa nubwo. Rikumva rigiye kumera nka although. Even though, nubwo cyangwa se kabisa nubwo. Urugero, even though she was sick, she went to school. Kabisa nubwo yari arwaye, ariko yagiye ku ishuri. Cyangwa se nubwo yari arwaye, yagiye ku ishuri. I repeat again. Even though she was sick, she went to school. Nubwo yari arwaye, yagiye ku ishuri. Cyangwa se kabisa nubwo yari arwaye, ariko yagiye ku ishuri. So irindi jambo rikurikiyeho ni in addition, byongeyeho. In addition, byongeyeho. Urugero, we visited the museum. In addition, we saw the park. Twasuye mize cyangwa se inzu ndangamurage, byongeyeho twanabonye parike. We visited the museum. In addition, we saw the park. Twasuye mize cyangwa se inzu ndangamurage, byongeyeho twabonye na parike. Irindi jambo ni on the other hand. Bibutsa turi kurebera hamwe amagambo yunga, connecting words. So ijambo rikurikiyeho rero ni on the other hand, ku rundi ruhande. On the other hand, ku rundi ruhande. Urugero, he is strict. On the other hand, he is very caring. Arakaze cyangwa se arakarishye, ariko ku rundi ruhande ni umuntu wita ku bantu. He is strict. On the other hand, he is very caring. Arakaze cyangwa se arakarishye, ariko ku rundi ruhande ni umuntu wita ku bantu cyane. So irindi jambo ni instead. Yes, ahubwo. Instead, ahubwo. Urugero, we didn't play football, instead we started. Twigeze dukina umupira w'amaguru, ahubwo twarize. We didn't play football, instead we started. Ntitwigeze dukina umupira w'amaguru,
ahubwo twarize. Ijambo rya nyuma ni meanwhile, mu gihe kimwe. Meanwhile, mu gihe kimwe. An example sentence, she was washing dishes. Meanwhile, I was cooking. Yari ari koza ibyombo mu gihe cyangwa se mu gihe kimwe mu gihe kimwe njyewe nari ndimo guteka. She was washing dishes meanwhile I was cooking. Yari ari koza ibyombo ariko ni umukobwa ari we she, ngo mu gihe njyewe meanwhile mu gihe kimwe njyewe nari ndimo guteka. Meanwhile I was cooking. So, practice questions, ibibazo by'isuzuma. Join these sentences using linking words. Huza izi nteruro zikurikira wifashishije amagambo yunga. Urugero, I was tired. I continued working. Ngo nari ndushye, nakomeje gukora. Izo nteruro uko ari ebyiri zihuze wifashishije although. Use although. The answer is this. I was tired although I continued working. Nari ndushye nubwo nakomeje gukora. Urugero, ikibazo cya kabiri ni he is rich, he is unhappy. Ni umukire, ntiyishimye. Use however, koresha however. The answer is this. He is rich, however, he is unhappy. Ni umukire ariko ntiyishimye. Urugero rw'ikibazo cya gatatu ni she studied hard, she passed the exam. Yarize cyane, yatsinze ikizami. Use therefore, koresha ikindi kandi cyangwa se kubw'iyo mpamvu. She studied hard, she passed the exam. The answer will be she studied hard, therefore she passed the exam. Yarize cyane kubw'iyo mpamvu yatsinze ikizami. Yes, quick reminder. Linking words make your English sound more fluent and connected. Always choose the right one depending on the relationship, contrast, reason, addition, time. Aya magambo atuma icyongereza cyawe cyumvikana neza kandi gifite umurongo. Hitamo ijambo rihuye n'icyo ushaka kuvuga, kwerekana itandukaniro, impamvu, kongeraho cyangwa se igihe. See you guys. I was yours teacher Cedric, and I hope that we will be together in the next videos like this one. Please make sure to click on subscribe icon so that anytime I upload new video here, you will be somehow notified. See you. I love you guys. Bye bye.